umugabo wakubise umugore abarimbwa ariko n'umugore wakubise umugabo bayakubise imbwa antuka vraiment hagiye umugabo ukubita umugore akamwirukana ntaje kumureba aho nanikibando mu byakora byose mu bana muryango aharanira kubimbwa mu muryango ukurusha kunyigisha nje niko ngenda nkobahisha nasanze ari ryo banga ryo kugendera mu nzira zawe nkoresha ibyo ushaka gusa bimpa amahoro n'umunezero sinabasha kubaho ntakureba kuja kure yawe niko kuyoba ijambo ryawe riganje umutima wanjye nta n'umwe wankunda nkomere nkawe wahinduye ubuzima bwanjye bwose Yesu we uri mwiza umukobwa afite iPhone 16 mwagera ni wabo ukasanga no kurya biri gushaka kugurana ni ikibazo mon frère bonsoir ya famille mtufashe kikintu mwache tusaidiane hii kitu sasa bako na kazi gani sisi tujaonaka unamuvandimwe na nshuti yo kwizerwa isi yamye gutya wowe utunze ubutindo rwango mu mitima ese byakungura iki tinya umuntu kwereka inzira wayinyuramo bikamubabaza n'abantu bari mu kubesha hari abantu batubabaje umuyumba bari mu kwitwaza inyama z'igifu ubona igiheko unaje bebe estoma nyamango estoma ya ngombe iyo nshiri mwakiriye mwebwe izobagora ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza we bukende sinabugorobje kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeza abana nawe aho uri ndetse n'ibyo urimo turamukije abanyamurenge bose kwisi aho baherereye ariko batarutugara dusuhuje n'abanyamasisi bose kwisi abanyarwanda nabo kwisi turabasuhuje n'inshuti z'abanyamurenge namwe turazisuhuje ndetse n'abari ku rugamba namwe turabasuhuje tunashimiye ko subscribe kuri Ineza Live TV uri umuntu w'agaciro uri umuntu wacu gishe bimeze bitese namahoro nameza urishimye se meze neza cyane ntacyo nanje amahoro ari muri iki gitunda cy'umubiri Yesu yadutije urakomeze nukuri amahoro atemba mu maraso dore ko ni Pentecoste umukati reka mvuge ngo long time siku mingi antuka vraiment birakonana umeze utese mani meze neza kabisa urebye simbyibusha ariko ndanezerewe uranezerewe sinshisha ariko umutima meze neza cyane umutima meze fresh iyo sapo wambaye bita gute aya masina y'ibintu by'abazungu apfuye gukinga kakajyagwa kizuba karakaye hanyuma se iyo style wayambayemo y'imbere yitwa gute mu kinyamurenge ciza ibere uribuka yindi bitaga ni mwiregeza regeza n'utundi bitaga ni twasonga mbere reka twinjira na karirimba kakarimba ukunda twinjirane nako kwari twishi none kubitamo kakandi nyine kakuri hafi go narazara ndacyabibuka yipede koste tiari bishimye oyaga kubitamo kakandi wibuka hafi kari hafi kakandi ukunda twagiye ndi kumva twabaye twinshi mu haki kumva twabaye twinshi akari hafi twagiye ukurusha kunyigisha nje niko ngenda nkobahisha nasanze ari ryo banga ryo kugendera mu nzira zawe nkoresha ibyo ushaka gusa bimpa amahoro n'umunezero sinabasha kubaho ntakureba
kuja kure yawe niko kuyoba ijambo ryawe riganje umutima wanjye nta n'umwe wankunda nkomere nkawe wahinduye ubuzima bwanjye bwose Yesu we uri mwiza cyane we uko wansanze uko niko wankunze ubu numva nisanze uri mwiza cyane we amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe niyo ndirimbo yanjye Yesu ariko ijuru tuzoritaha abizeye Yesu ko umwami n'umukiza bararitugabiye cyane uza abantu basaje mu ijuru ukuntu azaba ameze urabaza ukuntu azaba ameze bazaba bujuje aya makondisiyo umuntu wese ugira urukundo akagira neza akifuza kugira neza umuntu wese uwo muntu ararikwiriye naho imbuto naho imbuto iyo bavuze ngo yera imbuto ni muri ya neza ugira ushaka kugira neza ariko uteramo imbuto ariko uzi ko hari abantu bafasha amafaranga bafasha bayakura mu bikorwa bibi warubize abo babaho ndavuga muri duka ufite kandi duciye mu nzira nziza mu gihe wumvishe ko ugomba kugaburira nawe udafite karya wakagombye kumuha iriya ni neza iriya n'imbuto uba ukoze urukundo ni urwa mbere imirimo akaba ari ikurikira kuko ngo nutagira umutima w'urukundo ntazobasha kubona mu mbone za Yesu kandi ngo Yesu ni urukundo ahubwo bazoguha agatutu umunsi umwe hariya no baragira nabi cyane ko ndumva ufite byinshi ububwira abera nyamara umuhano umeze utese oya mu muhana ntatiresi umuhana tumeze neza kabisa turishimye nta masha se noneho amasha noneho ndi mu kubona tuganire iki kintu papa kubita ugasanga rekura umukobwa afite iPhone 16 mwagera n'iwabo ugasanga no kurya biri gushaka kugurana ni ikibazo mon frère bonsoir ya famille mtufashe iki kintu mwache tusaidiane hii kitu sasa wako na kazi gani sisi tujaonaka ningeze kubivuga kuri sikia nitegere kaka wako na kazi gani sisi nakuekute merci beaucoup wako na kazi gani sisi hatujaona unaona anaenda kwa after kwa iPhone hiyo ni kazi gani ako mani kiriya kintu igihumbi $100 ufite telefone igihumbi $100 ntakaza ukora ntugira gute wirirwa munzu wewe wahuye na marayika agenda n'amaguru wenda ushobora gusanga marayika arazitibuye akazitora kandi wareba nta diaspora bagira abiwabo ari nyirakuru ari sekuru barahagidurayi uri kurarika sarani n'abajirani iyo ubongo situjisho iyo pesa mnatoa wapi izo telefone zivahe ariko bishoboke ko hari abagira neza bazibaheza utofasha so nanyoka akakugirira neza n'uwema hari abantu bagira imitima myiza kubona gusa akakubonamo gusa baba hajya bereke hajya baza babita ngo hajya n'abafiye pere ngo ni bashuga dadi si bashuga dadi se siko babita hajya isukari bugifaransa bayita ngo iki we sugar daddy sikire pere ni basikire pere muko aye tunabasalimia ngo bamingi bakomu diaspora kandi zira faranga zaziborora kuzitanga basikire pere hariya gusa yujunguje umubiri ngo kuri video call ngo azama bimfura cyane ngo azama nonoka kamakubwira ngo azayamaganduka ngo muga ariko iryo ganduka najyo ikintu cyo kugararamba kiza cyama kigenda komane kari akantu nanje nzanga tekerezaho ugasanga umwana afite iPhone isa na nyina batamuguriye n'abavandimwe batamuguriye nziza man nziza kandi ihenze ukibaza uyu nguyu yayikuye hehe ngo barazikorera da
none se iyo washoye iyo uri mu boga barashora iboga ntibashora barunguka ibo ntibashora ariko barungu uzi kunguka utacuruje akako kazi dako ni ikintu ciza cyane kandi c'ingenzi ni ikintu ciza c'ingenzi bari mu kuturusha mu kunguka batashoye iyo ni biashara bwana kuna kazi keza cyane kingine kaka hiyo tutoke hapo sasa unapanga harusi sobuko ari Kasarani nyoko buko ari Kasarani barumuna bawe inshuti nyinshi ziri Kasarani iyo V8 yayi towa mukarikire ukamupanga imodoka y'ibihumbi 40 ibatwara simwache madepense ba grafrere mwache madepense nase tuzubona abantu bakora ubuko bakagenda n'amaguru mutonde muzana imitwe kuri matatu mutonde umurongo nimba ari Gidura nimba ari Kasarani ariko ashaka kuvuga mane ati nje iyo ni bije napanze iyo ngishaka ko ari bije yapanze ngo amavesti ngo to mukarikire oya iyo ufite ubuko uzutupanga bije ukavuga ati ngomba kugura n'imodoka y'abavyeyi sijite iyo ni bije azapanga akavuga ati ngomba kugira imodoka ya data bukwe n'iyamabukwe n'iyabavyeyi ba aho kugira ngo depense ejo bundi n'ejo bundi nyuma y'icumweru uzofata ibiyukaja mu cyaro ari umuntu uzuja mu cyaro ari hani muniye muze mukora karikije nimba wumva iyo mibari itavamo mubombore biremewe taho uzokurasa tago baratangira kugura imbunda z'amakanisa ariko uziko kwambara byo bigira depense kurusha bukwe gute uziko uyu mukobwa umubomboye umumenyera buri kimwe warubize cece ndakisi ntabwo kize iyo abakize ntubavuze uzi impamvu se urumva uzumukuri wabo urano kuwambaye yambaye gucyo wambaye ukamuhera ku nzara ukageza ku musatsi ariko buko buri amana buko nugufashanya umukobwa asagira ibyo azana nawe ukagira ibyo uzana musijikoroge mupange karikire vizuri tukuye mu harusi mwachi kwana ngo nani ngwaje nitwerera gute nagufasha zo gufasha iwawe ubundi gutwerera si itegeko nose usora save ko ariko tuzabugukorera se oya ako mukarikire yako ujipange mushipange ba grafrere ba petit frère nshaka ndagutwerera uzuko ari umutipe twigaza guhura ngo shangwa ntiwambereye imfura ese nagize gute ngo nagushize ku rugo ntiwantwereraho upanga gupatana twari kumwe ukoze ikintu muri sikiru dukubisiga ikaratasi umuntu naba wenda ushize no ku rugo gutana tubajije kandi ako muragafite pe ngo mwisange twisange mwaduhamagaye mu gikari mukavuga ati ba grafrere twarabizeye tubona oya gutwerera n'ubushake ariko si itegeko ntimukarakare ushaka uratweca mukareka sitegeko pe kandi ari amafaranga yazirambuga si ugomba gushingira akavuga ati nziranye n'abantu benshi ngo bazantwerera reka panga bije yawe urumva ushoboye gukora hanyuma rero nugira imana bakayaguka uzoyajane hani umuntu hani umuntu nawe sigira riti sesa wache kujikoroga ngo mwizera abantu umuntu nadakora cyakindi wamufunga isura ukoreza isura urakare ngo ntiyegure ako mubije yako naje yarabanze kuntwerera ntarakari abo tabago bari mu bije yawe kuba ari muri diaspora afite biri bishingwa afite biri kibiriti nturimo ari umutipe nabonye bavuga ngo abantu bo hanze ngo tugire biri shaho ngo ine bishingo tutuzijana ngo warangiza ngo ampaye amafaranga reka nshaka ndago shaka sinyaguha ico gutanga n'umutima wasi n'umutima soko umuntu afite byinshi situvuze ngo bareke gutanga ariko mureke kwizera abantu ngo nuko mwasohoye igikaratasi nibitagenda uko mwabipanze murakare muzabisubika se ubundi ugomba gusohora save urumva ku ruhande rwawe warabirangije sindiyo harakarimbo kaza kavuga ngo nta muvandimwe na nshuti yo kwizerwa isi yamye gutya wowe utunze ubutindo rwangogo mu mitima ese byakungura iki tinya umuntu kwereka inzira wayinyuramo bikamubabaza tinya umuntu mubatinye bashya muri kugira mwirakaze mwizera abantu nibitagenda uko mwapanze muraka mutereta uje kumutereta gusaba umwana wa nyoko bukwe nimero nti yarahari ari akaboro nabonye kavuga musijikoroge ngo ubuko bwanje bwapfuye
ndashaka ko mungira inama ngo nakundanye n'umukobwa tutaziranye ngo ariko nza kumenya ko ngo ari umusinzi ngo none ngo nimungire inama ngo ico nkora mbona abantu benshi baramubwiye ndareba gusa ndasoma ndaseka uja kumutereta bagishije indi nama finale mwagemure kubuji mungari pe anakiri tumike mu kitwa Salomo ni yasabye umwana ubwenge kubera ko buri cyo Salomo Imana yamubajije ikintu yumva akeneye aravuga mfite abagore beza mfite kira kitu warazi guhitamo ico nsaba gusa n'ubwenge mutumie yake akiri muko mu dunia mo grand frère ba petit frère mwarangiza ngo bakugira inama je man umutipa amaze wifi ya kabiri ya mbere ya kabiri ya gatatu ari gutereta barangiza finale ugiko cyapfuye gute muze mureke ubuji mutumie akiri musijikoroge mu mandi Mana ngikwikumburiye wa ndababwiza ukuri ko baraka ngo inama nguje ari umugutipe agise gucya hari Kampala ashatse umukobwa mu diaspora saa 10 nizingahe umukobwa kazabuzuka saa 11 akaja gutumura ikimoke undi mushuti uri hasi akambwira ati hano hari iganja hari umuntu wawe uri mu kumwe ganja ati jewe muyumbe cacaka bagira gucya waba umugabo garacunga ati uyu no mwira wanje kandebe yamasanga umugore ngo ariko gitumura ubumoso n'uburyo kandi abona ni metre wakorangi bangi umukobwa ari mu diaspora ahita mubwira ati papa tuzi ibitubibamo niyo se twibera nishugutunze ceceka ufunga we gusuza ugenda gusa uje mu kiyo cya kamera usirimbe naje zankohereza ubwo rukuto komeza ushambare mane kandi abantu benshi n'abantu bari mu kubesha hari abantu batubabaje umuyumba bari mu kwitwaza inyama z'igifu bo ni giheko unaje bega nyamango estoma ngombe iyo nshiri mwakiriye mwebwe izobagora mwage musaba neza akitwaza inyama y'igifu gute akitwaza inyuma y'igifu mwahumiriza akamaga kubita munsi y'intebe ngo ngico ariko nkakibona no gukanyaga kandi kino ngo care kivuye kure ngo ngihamagaye ngo kiribusiye uyitwaje inyama y'igifu mwikote estoma y'inka abo ntago ari abayumbe man abo nabatukishize muratukisha abayumbe bakora umurimo neza turabashimiye Imana izabadohera umugisha kandi naba bafurapere muache kufurapa abantu ba Mungu bana aha mwo hakuru umugisha cyangwa umuvumo antuka vraiment nabambiyaga ukweli nimba warabuza ayo mafuta utarasizwa ayo mafuta reka bayafite bayasigwe bakomeza bayasiga abandi uworeke kubacafuza uko nawe hari uri kusha mu buyumba ariko wenda usanga umwuga wawe ari ugucuruza ibiyo cyane cyangwa ari kudandaza inka ukumva nyine ukavuga ati reka nifashishe estoma kubera ko izo nka no gacuruje zifite estoma nukuvuga ngo hari abantu bakora imirimo itari yabo Africa 100% all of them dukora imirimo imyinshi itari tarazacu ikintu icyo ushoboye ukakireka ngo kanaka ngo ubwo yakubise umujya afashe umujya neza ara mu gitaramo washambara aho nawe ugiye kwiga sente bamwe bacuruza inyama za polisi abandi bacuruza ibibiriti abandi bacuruza aya makara ya gaze tukomeze tunezerwe mu Nairobi dukomeze twubaka ubwami bw'Imana none tuzokora umurimo umwe nuri mu gusanga bose bahombye ariko nkiyo mbimenya kiyo ucuruza ikibiriti yagacuruza amakara ya gaze timwari kujana ikibazo no kwigana urumva umushinga w'umuntu aba yawizeho uyu Imana amuhaye impano yo gutabara abantu wewe nawe ushaka kubatabarisha inyama z'igifu kandi iyo ntuza ntuyifite nukuvanga ikintu cica abantu benshi njewe projet yanje nayizeho kurumva nayize igiye kirekire erega n'umufana arareba akavuga ati uyu muntu afite tara nundi yaje kuri kamera akavuga ati umunyagwa sibyiwe pe yo curuza ibiyo bizomufasha kuragira ngo abantu baza bigana sinti biza bita bigaragara akavuga umushinga wanje nkabiga igihe kirekire kazuba dikakabwe kivuvira pe iyo sapo wayihindukije akadekomeze mpe gucya cyangwa kuzana n'umwivure mani none umugabo ukubita umugore nawe barahari buri umugabo wakubise umugore abarimbwa
ariko n'umugore wakubise umugabo aba yakubise imbwa. Antuka vraiment gasubiremo umugabo wakubise umugore aba ari imbwa, ariko n'umugore wakubise umugabo aba akubise imbwa. none abagabo babaye imbwa. none se ni gute umuntu man tukamudembere 25 ni umuntu mukuru wenda ni wabo ntazi izo nkoni uje kumushyira ku biti gute mwarahuye mufite amenyo 32 muzitsirimo umuntu mukuru baramuganiriza oya Olivier reba ta muntu udakosa nakubona merci beaucoup kaka ta muntu udakosa kubera ko tantungani baho hano ku isi biragoye dukoze mu makosa niyo mpamvu dukora amakosa ngo hakosogwe amakosa kubera ko nta mwarimu ukosora umunyeshuri atakoshe cyane. hari akaririmbo twigeze guhimba n'umushuti wanje aba bagabo bakubita tubizi ndirimbo bavuga ngo hahiga umugabo ngusubiza ngusohoza ubutumwa guwamutumye urayizi uyitegere wumve ko ari hagiye umugabo ukubita umugore akamwirukana ntaje kumureba aho nanikibando mu byakora byose mu bana muryango aharanira kubimbwa mu muryango. naringiye gutanga amaturo niyo mwahimbye ariko nyine twaririmbiye aba bagabo bahorana ibibando mu nzu baharanira kuba imbwa mu muryango. noneho ga ibi bintu injiri mwakiriye n'abameri mwadushebeje cyane. Abanyamurenge turi abantu mwiyubahe kuko umuntu aba w'agaciro kubera ko yihesheje agaciro ngo wigize agatebo ngo yozwa reka nigendera ibintu byanyu murandakaje.